kuko murumva atari ikibazo namwe nk'abantu b'abagabo bari kubibona ko abagore batatu haburemo n'umwe wamurwaza gusa nyine twatungwa nuko tubona ameze kuriya nyine yararembeye mu nzu kandi yari umukire kubera yuko ntabwo yatubaga hafi ngo aze aturebe nk'umuryango hari nubwo byageze aho ngaho ngende umukene musaba amafaranga y'imashini ngo njye kudoda umusaba 100 byonyine jana arabinyima mbese nta kintu yigeze afasha umuryango wenda impamvu nje muri Kigali musaza wanjye yagiye kera arashaka abagore batatu muri abo batatu nta n'umwe bari kumwe nabo abayeho wenyine kubera yari umukire afite inzu none inzu banki irayitejeje nta mwana bari kumwe muri abo bagore batatu nta n'umwe bari kumwe numva atari ikibazo koko se mwazaga kumusura hari umwigeze bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza uwo tubana umunsi ku wundi reka nizere ko umeze neza ndetse nawe utarakora subscribe reka ngusabe ko wayikora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi Bashafi ni musaza wanjye naturutse ibicumbi burya muravukana yego turavukana kada ari ubonewe ninde mukuru ubwo ni njyewe mukuru niwe mukuru hanyuma Papa Shafi ntabwo narinzi ko afite mushiki we rwose mu bintu twaganiriye ntabwo twaganiriye ngo tugeze mu miryango ye ariko ni byiza ubwo afite umuvandimwe hanyuma ejo warampamagaye mbwira ko wifuza ko tuganira mbwira ko wabonye nimero yanjye mu kiganiro ariko kuko ari ibisanzwe duhamagarwa n'abantu benshi bifuza kugira icyo badusangiza ariko umbwira ko wifuza ko tuganira nanjye wari wabwiye kuri telefone kuri mushiki we ariko nagize amatsiko kumenya impamvu wifuza ko tuganira ariko ndavuga ni ntacyo uraza kubitubwira mu kiganiro n'abantu bose badukurikiye babyumva hanyuma uvuye Igicumbi uje kureba musaza wawe mubanye mute we na musaza wawe nyine uje Kigali gute kucyo hisuza muri Kigali impamvu nje muri Kigali musaza wanjye yagiye kera arashaka abagore batatu muri abo batatu nta n'umwe bari kumwe nabo ahubwo nagiye mbona we ari we muri kumwe numva ngo ni we ni Keza Keza ni uwuhe ubwo naje kuri telefone nza kuri telefone yawe wabibonye narabonye ko uri umurwaza nanjye nje kukubaza ahubwo amakuru kuko nabonye umuba hafi ngo ubigire neza ukuntu ibintu bimeze bese unsobanurire menye aho nahera menye uko nabigenza kuko niwe wamubaye hafi igihe kinini wenda tutarageraho abagore uravuze ngo afite abagore batatu ariko ntago tuzi neza nimba mu muryango mwese mubazi birashoboka ko hari nabo mutazi hari umugore mukuru afite mukuru we baratandukanye hashize n'igihe hari n'undi yashatse n'undi uherutse kubyara vuba ese abo bose yaba yarababeretse nka famiye cyangwa harimo abutarahura nabo ngo mubonane nta n'umwe twari twahura nabo gusa ni ukubyumva nyine babivuga gutyo gusa ariko nta n'umwe yari yatwereka ni ukubyumva ariko nta n'umwe aratwereka ni ukumva ngo afite umugore wa kabiri umugore wa mbere umugore wa kabiri mbese ubu tunabimenya yuko yari yararembye ubundi ntabwo ashaka kuba ari hafi yacu kubera yuko yari umukire ubu mwahero kubera ko yari umukire iyo umuntu ari umukire ntabwo ahura n'abantu reka oya se oya kubera icyo uvuze iryo jambo bidusobanurire neza kuko urumva ko ukizemo akantu kubera yuko ntabwo yatubaga hafi ngo aze aturebe nk'umuryango hari nubwo byageze aho ngaho ngende umukene musaba amafaranga y'imashini ngo njye kudoda umusaba 100 byonyine jana arabinyima mbese nta kintu yigeze afasha umuryango wenda mu bushobozi yari afite wenda tuvuze ko ari umukire cyane ariko mu bushobozi yari afite ntacyo yigeze agerageza kugufasha oya nta kintu yigeze amfasha rwose ariko uje kumureba nje kumureba mbuye Igicumbi nje kumureba kuko ahubwo byadutangaje burya telefone iriya telefone ni nziza iyo banayifite ntago mba nabimenye pe rero kuzapfa ntabizi hanyuma rero ngo Papa Shafi sinakubwira ngo kira no kuvuga ntago nzi hano ntago nsobanukiye neza ikibazo ushase kumbaza nuko uje kumureba kubera ikiganiro abonye arwaye yego mwaherukanaga ryari buriya hashize imyaka myinshi cyane
nta nubwo ibicumbi bamuhaza ngo ubu ngubu ahamenye ntiyamenya n'inzira imujyanayo pe. mbese kuva yashaka nyine byararangiye ntigeze agaruka. ntago yigeze ahagaruka pe. hanyuma uje mu buhe buryo wifuza kumenya iki kuri we nyine, mbese ikintu nyamukuru kigukuye igicumbi ukaza inaha kuri musaza wawe n'igiki wifuje kumenya kuri we cyangwa wifuza kumufasha? ikintu kinkuye icumbi, naramurebye mbona ararembye, nkabona muri kumwe cyane, nta mwana bari kumwe, nta mugore bari kumwe. ndavuga se ko numvaga abantu bavuga ngo afite umugore, none nkaba ndeba hari umukobwa ndeba bari kumwe, reka njye kureba ngo ndahaguruka ndaza ntega imodoka nza kumureba nka musaza wanjye. naziye kuri telefone yawe urabizi, iyanjye yarayikuyeho nanamuhamagaraga akankupa, ariko reba ukuntu asanze yararembye. ubu rero nagira ngo ngusabe icyifuzo nk'umuntu wamubaye hafi, nk'umuntu wamurwajije, umumbariza igitekerezo yaba yarakubwiye wenda bari cyo dufatiraho nk'umuryango. ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ko namurwaje, kubera ko kurwaza umuntu kireka kurwaza umuntu muri kumuha icyo akeneye cyose. ni ukuvuga nanjye twaherukanaga mu mezi 3 ashize, yari ameze neza, gusa papa Shafi yahuye n'utubazo twinshi, sinzi impamvu mwibutse kuza kuko yahuye n'utubazo twinshi tw'abagore. abagore bagatandukana, ejo bagasubirana, ejo bagatandukana, sinzi niba amakuru mwara yamenyaga. gusa mu minsi yashize nanjye yaciyeho nk'amezi 3 tutavugana, nibwo yampamagaye ambwira ko yarembye, nibwo namusuye kiriya gihe nanjye nsanga ko kararwaye ameze nabi, ansobanurira uburwayi. nanjye sinzi niba waracyumvise neza, namubajije nyine uko nyine ibyo yari afite byose aho byagiye, amazu, imitungo ye, mbese ambwira ko ngo bayiteje cyane, nawe afite amadeni abantu baragurisha, mbese yagize ibibazo byinshi pe, bitabizira rimwe. numva nyine n'ibyago yagize. ubwo ari kumbwira ati nkeneye umuntu wo kumfasha, nkeneye ubufasha. ababura iriya nzu ayibamo wenyine, nta mwana, kereka nyine bara mu gipangu ariko hatuyemo abandi bantu, keretse nk'umuturanye aje agatuma umwana amazi akamutekera ku gakoma. mbese n'ubwo buzima ubu ngubu ari kubamo. ariko mbere yari ameze neza papa Shafi pe. ariko nyine ababivugaga nyine ni abagore bavuga bati nta n'inoti ya 500 yaguha, niko nabo babivugaga. ubwo rero amakuru nayo ngayo mfite, ahubwo kuri iyi nshuro ni igiki ahubwo gikwiye gukorwa wa mugani kugira ngo ubuzima abayemo muri iyi minsi buhinduke, cyangwa se mwe nk'umuryango mwabitekerejeho wenda mufata gahunda yo bakoze kuza kumureba? ni igiki mwumva mwakora? urumva kuko niko bimeze, wenda ibindi byo ntago nzi ibintu bye byinshi, kuko ntago umuntu wamenya ibye byose, wenda nimuhura azabikwiganiriza. ariko mwe nk'umuryango mwicaye mutekereza ko arwaye, barakohereza, mwe bwatekereje kumufasha cyangwa kugira icyo mubikoraho nyine uko ameze ubwo? Erega umuryango nawo yawiciyeho, waho bigeze ahangaha sinzi icyo twakora pe. njye se nta muntu n'umwe wo mu muryango yigeze ntawe pe bahuza nkaba umuntu nawe cyangwa abandi, sinzi. reka yabayeho wenyine kubera yari umukire, afite inzu, none inzu banki irayitejeje, nta mwana bari kumwe, muri abo bagore 3 nta n'umwe bari kumwe. numva atari ikibazo koko. byibura se mwazaga kumusura? hari umwigeze yatumaga se turi buze umukire? se babuzaga no kuza kumusura namwe? wenda ntimushyiremo no kumusebya, mwaramubwiraga muze kumusura kanga? yaratubwiraga rimwe na rimwe ntahari, rimwe na rimwe nagiye muri misiyo, rimwe na rimwe ndahanaha, nuko ubwo nyine tukamwihorera. gusa nyine twatungwa nuko tubona ameze kuriya, nyine yararembeye mu nzu kandi yari umukire. ibyo byadutunguye pe. urumva ko n'abantu benshi baravuga bati ngo gira so yiturwa indi, mbese nta muntu umuvugira neza kubera uburyo nyine azwi. ariko ngiye yambwiye ko ngo hari abantu bake gashobora kuba yarafashije, ngo nibo ngo bazamwitura. simbazi, ahubwo barahari, nta wubura inshuti, nta ugira nabi, gusa bara wenda harabo yayigiriye. hanyuma wowe nk'umuryango wenda byo bibaho, hari umuntu ugira amafaranga wenda ntagire icyo afasha umuryango, ariko wenda mwabitekerejeho, mwakabiha umwanya, mwibuka ko ari umuvandimwe. ni igiki wumva wamufasha rero mu buzima bayeho, uko nguko kuriya ameze nyine, uko kubyumva, urumva uri bumufashe iki? njyewe rero icyo namufasha nka mushiki we, nta bushobozi mfite bundi, ariko ubushobozi naba mfite ni ubwo kumucyura, nkagenda nkamwiyegereza,
akamba hafi icyo ukamujyana mu rugo iwawe. Yego, nibwo wamunyingingira njye urabona ko yananiye, nkamujyana nkamwiyegereza akamba hafi, mukaba muri kumwe. yego tukaba turi kumwe tugasangira icyo nabonye, icyo napfa guca inshuro tugasangira. None si ikibazo ufite subana n'umugabo se? Turabana n'abana. yego n'abana. Urumva bitagaragara nabi ku muryango wawe, ku rugo iwawe? Ntago bizagaragara nabi, rega uriya ni musaza wanjye, tuvuka mu nda imwe, twonse rimwe, ntago nabona abaho nabi na musaza wanjye n'umugabo wanjye, nawe nzabimuganirizaho. Urumva azabyumva? Azabyumva pe, kubera ko buriya n'ikintu kigora buriya kuba waratunzeho amafaranga ukayabura nyuma ugakena, nabyo buri umuntu aba akifitemo akantu nyine ko kwihagararaho. Kubwira umuntu w'umugabo ufite abana ngo naze, ntago mbizi, ntago mvuze ngo ntago yabyemera, tuzabigerageza, ariko kuba kwa muramu wawe nanone ashobora kuba yumva yaba bangamye cyangwa babangamiye cyangwa bangamiye muramu we, nabyo birashoboka. oya nzagera umugabo wanjye muganirize, ngende bimuganiriza gake gake, ariko azagera aho ngaho abyumve. Uburwayi arwaye aribwa amaguru aramurya cyane n'umugongo. Urumva yagiye kwa muganga, sinzi bamukishije mu cyuma, niba yaraciye mu cyuma, gusa abafite utunini tugabanya ububabare gusa, mbese babuze indwara, araribwa ariko nyine ntago azi indwara arwaye. Rero iyo urwaye bakamuganga bakabura indwara, nacyo kiba ari ikindi kibazo. None se buriya bari abagore muri abo bagore batatu koko ntaba harimo umuntu waba waramuhemukiye? Reba kwa muganga babuze uburwayi, kandi kwa muganga murabizi ko rwose ari abantu bashoboye. Iyo uburwayi bwabuze bari ikibazo. Yego, ngaho umugongo uramurya, amaguru aramurya, kwa muganga bagize iki, babuze uburwayi. Ubu se muri abo bagore batatu koko habura umuntu waba waramuhemukiye? Kumuhemukira mu buhe buryo? Wenda akaba yamuhumanyije. Wahise utekereza ko bamuhura? None se reba kwa muganga babuze uburwayi, se byaba ari byo? Ntago mbizi wa muntu, ntago mbizi, ntiwanamenya, ntago wamenya kubera ko nyine kwa muganga babuze indwara, wenda ubu nashaka kubikeka ko ashaka kuba baranamoroze, birashoboka, ariko nyine ntago wamenya ngo ninde, ntago wabimenya ibyo ngibyo, ariko nyine nabyo birashoboka kwivuza. Rega wivuza kwa muganga, ukivuza no mu Kinyarwanda ahantu hose uragerageza. Ahubwo we nuko avuga ati nta mafaranga afite, nta bushobozi afite, inzu banki yarayitejeje. Urumva naho kwa muganga kujyayo ni kaka mituweli nyine niba kishyuye, kandi umuti uhenze kuri mituweli urabizi, urayigurira muri farumasi. Ubwo rero ngenda abona rwose yajya mu Kinyarwanda. Noneho mu bana nta mwana n'umwe uza no kumureba. Yego, byiburiya iyo nkura mugore we wa kabiri yavuga ati reka nguhe umwana gufasha, biba byoroshye, ariko nta atari ikibazo. Ni ikibazo rero ubwo umugore umwe, babiri, batatu. Kuko murumva atari ikibazo namwe nk'abantu b'abagabo bari kubibona koko abagore batatu haburemo n'umwe wamurwaza? Uriya mugore muto uherutse kubyara ufite agahinja, yarambwiye mumushakire azi, umudamu araza baraganira, ko n'ubundi nabyo ntacyo byatanze, nyine yaramubwiye ngo naze ngazane n'umwana, ariko uwo mwana yari yaramwihakanye atwite. Ejo bundi arwaye aravuga ati nshaka wa mugore we ngwino tubane, ubonye tube turi kumwe n'umwana. Undi ate se umwana wihakanye akiri mu nda, ubu noneho uramwemeye? Ase ndaza tubane turya iki? Nze nicara ahangaha njye nkoza nkutekere nkuryamishe n'uruhinja turya iki? Ntacyo kumva ni ikibazo. Ibyo ariko nawe araryamye, akazi karahagaze, kumva rero nabyo ni ikindi kibazo. Njyewe rero icyo nakwifuza nk'umuntu wamubaye hafi, ndagusabye ndakwinginze, munyingingire mu cyuri, mujyane mu rugo. Ariko byaba byoroshye. Munyingingire, njyewe urabona ko kwishyura inzu byavaho. Iriya nzu arayishyura. Reba ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri araryamye, kandi umuntu yishyura inzu iyo yakoze, nta mbaraga afite, kurya n'Imana umfashe.
nihatagira umuntu umuba hafi inzara izamwica gusa wowe uzajya uhora ureba reka mperuka kumureba nese None. kuko iki gigara ari ukwirukanka Kigali gusa wajya umuntu ubyukira arya yakoze. mu rugo kureba ngo umuntu ujya kumurwaza ari no mu nzu y'abandi nanjye nibwo mperuka ubwo rero genda uba wamunyingingira pe ariko nawe azashyira byemere none ubuzima yaba hate simbizi n'ibyo binini by'ububabare yabigura iki ibyo binini by'ububabare wenda ni umugabo da turabyemera ni umugabo yakihagararaho ariko se aho umuntu w'umugabo yaryamye ku buriri akaryama kemera akaryama abagabo murabizi mwihagararaho iyo umugabo burya avuze ko arwaye abarwaye pe ntabwo ari nk'uvuga ngo umugore ngo yakirwaza oya iyo umugabo yaryamye mu buriri ujya umenya ko yarwaye bifatika nawe ararwaye pe uwo yararembye nabibonye sinabibonye ararembye ahubwo ni ukuri wamubufasha bwo kumugeza ibucumbi ni ukuri kuko ararembye pe umuti w'ikibazo cyakora kuza mu rugo iwawe byamugabanyiriza kubera ko nimba yishyura inzu wenda amafaranga runaka ayo mafaranga avaho wenda akayarya mukajya mugura ku gaceri wenda tuvuga ibyo bijumba ntabishoboye ako gakoma kakaboneka ku gasukari akabona n'uwo muntu unamuhagurutsa unamuganiriza akabona ko tumuri hafi nka famiye nka mushiki we icyo gihe n'aba famiye ziza kumureba ziza mu rugo zimureba zimuganiriza zimuhumuriza ariko igihe azaba ari hano n'ahangaha pasiporo yaho irahenze murabizi ntabwo bajya babona itike yo kuza kumureba ariko ari hariya hafi y'ucumbi bajya baza famiye zikaza zikamureba yego hari igitekerezo naringeze ntabwo nzi niba bishoboka turi gushaka umuti w'ikibazo nyine abantu mudukurikiye turi gushaka uburyo twamufasha muri buno burwayi bwe nyine uko dushoboye ni ukuvuga ngo hari umudamu wiwe ubu ushize twajyanyeyo numvise we ashobora gusa n'ubyumvamo gakeya kuko we afite akana k'agahinja aravuga ati se nibwo ntacyo yamariye ariko sinamutererana kuko ni se w'umwana wanjye nawe nubwo ntacyo afite yamuhaye ariko nari ntekereje ko niba sinzi iminsi uzamara inaha sinzi iminsi ufite inaha ariko nari ntekereje ko wazaganira na Ariya ni uwo nguwo ubyaye vuba kuko we nabonye ashobora kutagorana cyane mukaba mwaganira mukaganira kuri icyo kibazo urumva nawe ni umuntu mukuru wenda hari icyo yakubwira wenda uko byagenda akaba yamugufasha nimba ari ukumujyana igicumbi cyangwa se hari ubundi bufasha ariko nawe nabonye atakwanga kumufasha twaraganiriye na Ariya rega twaraganiriye numva nyine ashobora kumva ubwo njye numvaga mwazaganira we na Ariya wowe ukamubwira icyo gitekerezo ufite cyo kumujyana igicumbi hanyuma nawe akumva niba hari ubundi bufasha mbese mugafashanya abantu babiri bafatanyije burya birutumwe yego ari cyo bageraho mukaganira nka muramukazi we wenda nibwo bwa mbere muba muhuye ariko uko biri kose hari icyavamo ndabizi basi se nomero ze yarazigusigiye ngiye ko nta nomero ze mfite zande z'uwo mugore Ariya ndazifite tujya tuvugana ndazigira noneho nzamuhamagare nganire nawe turebe ko aricyo twagerayo nyine umwibwire kuko urumva ntakuzi ntabwo nzi ariko ubwo umwana we n'iki cyawe mubereye nyirasenge umwana we urebe n'umwisengeneza wawe mbese nyine urumva umuryango uri kwiyongera mufite umuryango munini i Kigali mwajya muza no gusura ariko twakundi nyine bya bindi bibahuza umugabo niwe wari kubahuza n'abagore be ariko ntabwo byakunze ariko ni iki cyatumaga atashaka kumumenya abagore yashatse ahanini ngo ni iki cyatuma kuko mwumvaga amakuru ko yashatse ariko nimumenya abo yashatse ni iki cyatumaga bahisha impamvu yaduhishaga nyine yari amaze kugira icyo abona amaze kubona agafaranga wenda yaravuga ati barakennye niko twabitekereje twebwe kuko ntabwo ashaka muri abo bagore yashatse bose nta n'umwe yiza twerekana uko twabyumvaga gusa ngo afite uwa mbere umugore wa kabiri umugore wa gatatu kandi ko bose babyarana bafitanye n'abana mukabyumva mu mazina tutabareba nta mugore aza kutwereka ati uyu ni umugore wa mbere aba n'abana abangaba n'abisengeneza bawe byo ntabigeze akora ngo ngo azabinyereke cyangwa se ngo babazane kwa mama avuga ati aba bana mbanje kubereka nyirakuru byo ntabigeze abikora kubera yuko yari umukire
yari umukire. Akantu ko iyo umuntu afite amafaranga akica ku muryango, icyo kintu urakivugaho iki? Icyo kintu ni kibi cyane pe, ni kibi kuko amafaranga ni ikintu kibi. Amafaranga ni umushyitsi aza akagusura, ejo akajya gusura uwundi. Amafaranga ntacyo apfana n'umuntu pe. Byibura se nta kintu yaguze mu cyari wanyu, byibura nk'agasambu, kumwe umuntu agura samba akagura inzu, ibintu byose byari biri muri Kigali, nta bintu yigeze agura mu cyari wanyu byibura twavuga ngo yaba asigaranye byamurengera? Wapi, nta kintu afite habe na kimwe pe. ni iyo nzu yari yaraguze i Kigali, nayo ntituzi aho yari iri. Iyo banki yatejeje ko nta kintu afite mu cyaro. yahavuye ageze Kigali, niba ari Kigali ngo arafatisha arakira, none banki nayo yarabitejeje. Urumva nanjye sinzi amazu ntabwo nzi imitungo nyine, urumva byari ukubyumva mu magambo, kuko njye ngeze ahantu aba ejo bundi arwaye, ntabwo nari nzi ahaba. Numvaga ngo afite inzu ngakodesha, ngo abapangayi ngo bishyura iki, ariko baranze, ntabwo nyine bashaka, we n'umugore bana ntabwo bashaka ko tumenye nyine ahantu batuye. Bumve ngo nanjye mbonye aho atuye ari uko arwaye. Ariko abantu mwe wa mugani gukira ukibagirwa gukinga cyangwa se ukibagirwa iwanyu ntabwo ari byiza, kuko urabona ko nawe ubwe ajya avuga ati gusaba uwo wimye ni bibi. Gusa nawe aricuza mama, ni bibi gusaba uwo wimye. Kujya gusaba umuntu utahaye cya gihe wari ufite icyo ufite ukamwima, ni ibintu bibi pe. Gusa nawe aricuza, ni ukuri aricuza, aravuga ati narahemutse. Reba musaba 100,000 ngo nigurire imashini, nk'ubu mba ndi kudoda, nk'ubu mba murwajije, nayo yaguhaye? nayo yamaye, yarayanyimye, yarambwiye ngo nta mafaranga mfite. Kandi icyo gihe yari afite amazu akodesha, afite abapangayi bamwinjiriza, ariko yarayanyimye kandi mbireba ko ayafite. Wihangane. Ariko nihanganye ngenza kumureba pe. Urumva ko warengeje? Narengeje nza Niyo kumureba. mpamvu kugira umuvandimwe nyine birafasha. Ariko hari utaza, hari uwavuga ati reka nashaka pe. Oya, konse rimwe ntago nabikora pe. Urumva rero ko ntako mutagize, ariko nawe nyine icyiza bura n'umuntu wemera amakosa, nawe yemera amakosa yakoze, azi ko atakoze byiza mu bana be ndetse n'abadamu, kuko muri bose nta n'umwe umuvuga neza. Gusa nawe aravuga ati Imana imbabarire, ndetse nabo nahemukiye bambabarire. Kuri iyi nshuro mbese ari kwicuza, nawe nicyo cyiza, kuko hari n'umuntu ukora ibintu nk'ibyo ntabimenye, ko nyine ntamenye ibyo yakoze ko atari byiza, ariko urumva ko arabizi ko hari abo yahemukiye, ariko aravuga ati Imana imbabarire ndetse nabo bambabarire. Hanyuma ubu ngubu aramutse atemeye kuza Gicumbi nka famiye, nk'uko mwicaye mukabiganira, wenda ushobora kohereza umwana se wawe, ushobora kuza inaha se, simbizi uko muzabitekereza, ariko aramutse atemeye kuza, kuko biranashoboka, biragoye kubwira umuntu w'umugabo noneho wigeze kugira amafaranga ngo tugende ngo ucumbikire, biragoye. Buriya ashobora kuguma muri iriya nzu yashaka akajya bakamusora hanze, ariko yihagazeho. Hanyuma aramutse atabyemeye kuza Gicumbi, ni ikihe kindi kintu nahe mahirwe yandi mwageragezeho kugira ngo mumufashe? Amahirwe twagerageza, uwo mugore mutoya wenda twamushaka tukamutereta tukabona ko baba bari kumwe, akaba agiye kumureba, akaba amurwaza, twaba tumufashiriza aho ari. Hagira n'undi muntu nawe tuba hafi nawe akamudufashiriza. Ni ukuri turi abakene pe, ni ukuri pe, kuko nta kintu dufite, turi abakene. Ibicumbi rwose turi abakene, nta kintu dufite. Nk'ubu ngewe ndya iyo navuye guca inshuro, kandi duhingira icyatanu, amafaranga icyatanu ni icyatanu. Ahubwo barayongereye mbere ari 100. Barayongereye kuko iyo ngo ibirayi byarahenze ngo na kawunga n'umuceri, ariko se ayo mafaranga wayagura kawunga n'umuceri? Ntabwo byashoboka. Ni ikiro n'icyavu nta kirimo. Ubwo rero hagize Imana abantu batuba hafi wenda bakamudufasha pe, kuko babonye ko arembye, kandi ari kwanga gutaha, ngo ntashaka kugira Gicumbi ngo batazamuseka, ngo nk'abantu yasuzuguye, kandi koko birumvikana. Afite isoni, yicaye ku muryango awicaho ngo arakize, none bibaye ko ku nshuti n'abavandimwe. Ko rero ntacyo, reka tugerageze amahirwe, buriya nta itinya itarungurutse. Turashaka uriya mudamu
tubanze tumuganirize. ahubwo munsabire nomero njyewe Ndayifite, imbe nahamagarana nawe. ndayifite ndayiguha. Yego. Reka tugerageze andi mahirwe, buriya kimwe cyanze ugerageza ikindi. Uriya mudamu banze muganire, kubera ko impamvu numvise abyumva waravuga ati mfite umwana mutoya kandi ashobora gukira akongera akabona amafaranga, wenda ndamutse ngerageje kumwereka ko turi kumwe hari ikintu yazamara, kuko pe ndakubwiza ukuri Papa Shafi nta kintu yigeze amara uriya mugore muto, habe cyakora ngo Papa Shafi ngo kereka iyo mwasohokaga mukarya mukanywa, ariko kuguha ifaranga mu ntoki cyari ikizira. hoteli nziza yabajyanagamo niko twabyumva. Mwebwe imbabura zimanitse, imbabura zimanitse, imbabura inkwi yego icumbi se haba imbabura ducana inkwi zimwe ziva mu ubu se agatike kukabona wagakuye he? agatike maze iminsi nyahingira abantu babona ibibagora nuko rero namurebaga nkavuga nti ahubwo kugira ati ziriya telefone bazanye ni nziza pe, amakuru yamenya bitagoye, menya bitagoye, birusige byo urakumenya amakuru n'ukuri. naho ubundi no kuzaremba ntitubimenye, kumva ngo umuntu yarashizemo umwuka ukaza gushyingura, ariko ntacyo nawe ndaza kuza kumuvugisha umuganire, ndamubwira ko uri naha ubuse kurarara ubuse bataha ndarara uri mu ncumbikire sinzi pe, nta muntu wo mu muryango mfite wancumbikira. Nta wundi muntu uzi Kigali se? Nawe niwe nzi kandi urabona ko arembye. Ubuse urajya kurarayo rero se warara he? Ndajya ariko ndagiyeho ndanamufurira utwenda ndakugezayo, ndakugezayo ngezeyo murebe, nta handi uzi nta n'ahandi wajya, ntaho urararayo muri buganire, iki gitekerezo kimubwire, natanacyumva ntacyo umwihorere, genda guha nimero za Ariya muzabura muganire nk'abantu bakuru, wenda niba ngombwa nzanabafasha nanjye dushaka umuti w'ikibazo, bizakemuka kandi Papa Shafi azakira, bwa burozi byaba biki yaba indwara isanzwe azakira, kubera ni Imana reka akira nta kinanira Imana. Ubwo shaho basigaye asenga nyabo, ese yamenye gusenga ubundi se yajyagayo, reka abaga ari kwinywera icupa ari kwirira inkoko, reka nta mukiri usenga, nta mukiri usenga. Iryo jambo ntabwo ari byiza mvuze, hari abasenga, hari abasenga abantu bose ntisuko badasenga, reka we yari yarabyanze, ariko we nyabo yabyibutsa arasenga, we Imana imurengere niba yibutse gusenga. Turi gukana ku musozo rero, hari abantu nyine ikiganiro dukoze, hari abantu bajya muri comment bakandika igitekerezo cyangwa se kibavuga ku kiganiro tuba twakoze, hari abantu bakurikiranye ikiganiro namukoresheje cya kindi wabonye arwaye mu rugo, ariko abantu nyine bagiye bandika comment zitari nziza nyine bitewe n'ukuntu bamuzi, burya abantu bakuvuga bitewe n'ukuntu bakoze, bakavuga bati nicyo cyagushobora, ni Imana iri kuguhana, ubonye ibyo n'inyiturano y'ibyo wakoze, wanze gufasha abana none nawe bikubayeho, byumve mbese bakasa nkaho bari kumubwira ati nyine ibyo ngibyo bigomba kuko nk'uko nawe bikoreye abandi. Abantu bari kuvuga gutyo urababwira iki cyangwa se urabivugaho iki nyine ku bantu bari kuvuga ko nyine ibiri kumubaho byabigomba kumubaho nk'uko nawe atigeze afasha abandi nabo adakeneye ubufasha? Oya ntabwo bakamubwiye gutyo, ahubwo bakamuganirije bakamubwira ati ni isomo ufashe, ariko Imana iramutse igushubije ikagutera iteka wajya umenya gufasha abandi bantu, ukamenya kubana n'umuryango, ariko ntabwo bamubwira amagambo amubabaza, kuko urabona ko ararwaye ararembye. Ni ukumuhumuriza akamubwira ati hangane pole, ugize icyo afite wenda akamuhereza, ariko ntabwo iyo umuntu akubwiye ijambo ribi nabwo urushaho kuremba cyane, uriheba wumva uri wenyine, ariko buriya bajya bamubwira ati basi pole ihangane, Imana yongeye ikagusubiza inzu zawe, wamenya kugeza umenya kubana n'abantu, kandi koko ikintu cya mbere ni ukubana n'abantu n'abaturanyi na famiye. Ibintu ntacyo byakumarira udafite abantu, ikintu cya mbere ni abantu, ibindi bizanye. Urakoze kutuganiriza kandi mwakoze kwicara nk'umuryango mugatekereza kino kintu ni cyiza, kuza kureba umuvandimwe, burya amaraso nyine abagomba guhora ari amaraso, ntitwitane ba mwana cyangwa se tugendere ku byahahise. Rero reka Papa Shafi, uyu ni mushiki we,
arifuza kumubona. Ubwo tuzareba ukuntu tushaka papa Shafi, nta nubwo muheruka amenya amakuru ye niba ari koroherwa, murumva. Ubwo reka twizere ko bizashyira bikagenda neza, hakabaho kugira ngo papa Shafi abone ubufasha, niba ari no kujya wamugana igicumbi yanajyayo, kubera ko ubuzima nibwo bwa mbere. Ubundi bindi tuzakomeza tubikurikirane, ariko kubera Imana ndetse no kwizera we afite, papa Shafi agomba gukira. Bamwitaho batamwitaho, buri Imana niyo ibizi igisubizo cyanyakira. Reka dusoreze hano, twasubira mu kiganiro cy'ubutaha.